Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza amahoro aturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Ni umumama wanyu bakunda Solange kandi uhora ubifuriza ibyiza biturutse ahera ho mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Dukomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye, muri iyi si niko bimera, uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi, ibihe bihora bisimburana iteka, niko n'umubwiriza yavuze, hari umunsi wo kurira n'umunsi wo kunezerwa, hari ibihe byo guseka, hari n'ibihe byo kurira. Iyi si rero niko imeze, nta kindi twayihinduraho, ariko iyo wiringiye Yesu, iyo uri mu Mana, Imana ibasha kugushoboza gusohoka muri ibyo bihe bibi bikomeye biremereye imitima yanyu, mukabisohokamo amahoro kandi ikabashoboza mukabishobora kubicamo mwemye kandi mukabisohokamo neza. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, batera komenti, basharinga ijambo ry'Imana, hari n'abaduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Nk'uko bisanzwe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana iyo ufite ijambo muri wowe uba ufite byose. Haleluya. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Tugiye gusoma muri Esiteri umutwe wa 6 umurongo wa 1. Haravuze ngo, umutwe w'amagambo uravuze ngo, umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Yesu nashimwe. Umurongo wa 1 haravuze ngo, iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami b'abahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha. Bazana imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ibwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurura imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende imyenda n'ifarashi, uko uvuze ubigenze utyo Moridekayi umuyuda wicaye ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi, yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangururira imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Amina. Yesu nashimwe cyane.
ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Umutwe w'amagambo hano nawise ngo nta kizabuza Imana gutabara, nta kizabuza Imana kugutabara. Bakunzi ba Ruyenzi TV, nta kizabuza Imana kubatabara uko byagenda kose. Hamani wanyu arahari, kandi Hamani wanyu yiteguye kubamanika ku rumambo, ariko Imana yo mu ijuru nayo yiteguye kururuka ikagutabara. Yesu nashimwe. Ntabwo Imana izemera ko ababisha banyu bazakomeza kubishima hejuru. Oya, ntabwo Imana izabyemera. Ni ukuri bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri ntabwo Imana izemera ko ababisha banyu bakomeza kubishima hejuru. Ntabwo Imana izemera ko ubwo burwayi bukomeza kukubaho akaramata. Yesu nashimwe cyane. Muhumure uko byagenda kose, mu ijuru hari Imana itabara, intore zayo zihora zitakira amanywa na nijoro. Yesu nashimwe cyane. Nimuhumure uko byagenda kose, irembo ry'ibwami wicayeho, ibigeragezo uriho, Imana izabigukuraho. Wowe tumbira Kristo, tumbira Imana yonyine, niyo yonyine izabatabara. Yesu nashimwe cyane. Imana yabarokoye urupfu rubi, ntaho yagiye, iracyahari, n'uyu munsi irahari. Imana yabakuye mu bidafite umumaro. Yesu nashimwe. Imana yabarinze kugeza kuri iyi saha muhumeka umwuka w'abazima. Ni ukuri ntaho yagiye, n'uyu munsi iracyahari. Yesu nashimwe. Imana yabanye namwe, ntaho yagiye. Nimuhumure. Hamani wanyu, Hamani wari uri ku buzima bwanyu, ibyo bibembe bya bibariho, Imana yiteguye kubibakiza nimuyemerera mukayicira bugufi. Yesu nashimwe cyane. Bakunzi ba Ruyenzi TV, muri mwebwe mufite Yesu, kandi ufite Yesu aba afite byose. Ufite Yesu aba afite ibintu byinshi. Yesu nashimwe. Ufite Yesu aba afite ubugingo. Ufite Yesu aba afite umunezero. Ufite Yesu aba afite amahoro. Ufite Yesu aba afite byose. Bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri nta gushidikanya, niba mufite Yesu mufite byose. Yesu nashimwe cyane. Hari Imana yabamenye kera mukiri insoro mu nda ya ba mama wanyu. Iyo Mana rero ntaho yagiye. Imana yabarindiye mu nda mukaba mugeze kuri iyi saha, ibyo bibembe bitarabica, uwo Hamani atarabica. Nimuhumure, Yesu yaratsinze ku buzima bwanyu. Bakunzi ba Ruyenzi TV, Yesu niyo yamamare kuko yaratsinze ku buzima bwanyu. Ubwoba nibushire rero, Hamani wari uri ku buzima bwanyu arapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bibembe byari bibariho birabavaho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo bushomeri bwari bubariho burabavaho mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwizere Kristo, mutumbire Kristo, niwe ribuye rikomeza imfuruka. Yesu nashimwe. Hari Hamani, ujye wishima ku buzima bwanyu. Moridekayi yabaye ku irembo ry'ibwami. Hamani aramurwanya. Ariko Moridekayi yari afite ibanga ryo kubana na Yesu, ryo komatana na Yesu. Haleluya. Ryo kumva atumbiriye Yesu, kandi akumva afite ibyiringiro kuko byagenda kose, aho yaca hose, ibigeragezo yacamo byose, ibyo Hamani yamukoreraho byose, ariko igihe kizagera, isaha izagera, isegonda rizagera, igihe kizagera asubizwe kandi atabarwe, akurwe ku irembo ry'ibwami. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hamani wanyu, bakunzi ba Ruyenzi TV, erega Hamani nta wundi, nubwo burwayi ufite, nubwo bushomeri ufite, nako gahinda uhorana ufite, Hamani wanyu agomba gupfa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hamani wari ubariho, Hamani wababuzaga amahoro, Hamani wabateshaga umutwe, Hamani wabatukaga, Hamani wabacyurira, Hamani wari uri ku buzima bwawe. Wowe mukunzi wa Ruyenzi TV, uzarebera ijambo ry'Imana, uzumva ijambo ry'Imana. Hamani wari uri ku buzima bwawe akuzengereje arapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turabashimiye Uwiteka Imana y'amahoro, tugushimiye ko uri umwami w'abami, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza,
tugushimiye ko uri umutabazi, tugushimiye kuri byose Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni ukuri urakoze kandi turagushimiye Uwiteka Imana ko Hamani wari uri ku buzima bwacu uvuyeho upfuye mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi ba Ruyenzi TV, Uwiteka Imana nubarengere, nubatabare, nubakureho igisuzuguriro, nubakure ku irembo ry'ibigeragezo, nubakure ku irembo ry'ubushomeri, nubakure ku irembo ry'uburwayi, nubakure ku irembo ry'amarira, nubakure ku irembo ry'agahinda, nubatabare ubagirire neza, ubarengere Kristo. Hamani wari ubahagurukiye, uwo mwicaze mu izina rya Yesu Kristo, mukure ku buzima bwabo. Urakoze ndagushimiye, ngaho nuganze nutegeke, ni mu izina ryawe ugera Yesu wabambwe ku musaraba i Golgotha. Amina, haleluya. Shalom shalom, nongeye kubifuriza kugira Kristo muri mwebwe. Muhumure, Hamani wari uri ku buzima bwanyu arapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, ni ukuri mukora subscribe, mukomeze mukore subscribe, musharinge ijambo ry'Imana, dufatanye kuvuga Imana, dufatanye gukorera Imana. Erega gukorera Imana nta gihombo kirimo, gukorera Imana ni byiza kuko ibihembo turabifite, ibihembo turabitegereje. Ni ukuri nimureke dufatanye gukorera Imana, dukora subscribe, dusharinga ijambo ry'Imana kandi tunatera comment. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Yesu nashimwe cyane, ndabakunda kandi n'Imana irabakunda. Amina, haleluya.